Bakunzi bacu muraho, twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Bamwita Ngabo Medard Josbert cyangwa se Meddy. Uyu munsi inkuru igezweho n'ijyanye na Meddy. Mushobora kwibaza mutese umuhanzi Ngabo Medard yazindutse avugwaho iki? Amakuru yazindutse acicikana mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga aravuga ko umuhanzi Ngabo Medard uzwi ku izina rya Meddy ashobora kuba yibarutse. Twifashishije amakuru dukesha igihe.com mu gitondo cy'uyu munsi kuri icyo kinyamakuru igihe.com nk'ibisanzwe ku bijyanye n'imyidagaduro banditse inkuru igira iti byahishuwe ko umugore wa Meddy amaze iminsi yibarutse. Inkuru igakomeza ivuga ngo muri iyi minsi umuhanzi Ngabo Medard uzwi ku izina rya Meddy akomeje gusangiza abamukurikira amafoto agaragaza umugore wakuriwe. Benshi mu bayabonye bagaragarije uyu muryango ko bategerezanyije amatsiko umwana wabo w'imfura. Aya yose ni amagambo yanditse mu mutwe w'inkuru yanditse ku gihe.com. Barakomeza bagira bati icyakora nubwo abenshi bakomeje kugaragariza uyu muryango ko biteguye kwakira imfura yawo, hari amakuru igihe ifite avuga ko umwana yavutse. Amafoto atandukanye umuhanzi Meddy ari kugaragaza ku mbuga nkoranyambaga ari kwibanda ku bihe umugore we yari atwita kuri we. Abasesenguzi bari kugaragaza ko impamvu ari kugaragaza ari ukubera ko atigeze ayasangiza abakunzi be. Bikaba bisobanura ko mbere yo kwereka abafana ko yibarutse ari kwanza yabasangiza ku mafoto ajyanye no gutwita k'umugore we. Igihe.com bakomeza bagira bati umwe mu nshuti z'uyu muhanzi waduhaye aya makuru yagize ati yibarutse kwa 22 Werurwe umwaka w'2022. Yibaruka umwana w'umukobwa. Hari amakuru avuga ko uyu muhanzi atabonye amafoto y'umugore we ku gihe, ariyo mpamvu akomeje kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga akererewe. Niba mwibuka neza mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ari wo w'2021 umuhanzi Ngabo Medard Josbert ari we Meddy ndetse n'umukunzi we Mimi, uyu ni umunya-Ethiopia-kazi, bashinze urugo nyuma y'igihe kinini bakundana. Kuri uwo munsi nibwo basezeranye kubana karamata. Iyi nkuru yasakaye ahantu hose naryohera abantu benshi bishimira ubukwe bw'iyi couple. Aba bombi ibirori by'ubukwe bwabo byabereye Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaba hari tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2021. Icyo gihe bwitabirwa na benshi mu byamamare mu Rwanda birimo King James, K8 Kavuyo, Shafi, ikirangirire The Ben wanaririmbiye abageni, umuhanzi Adrien Misigaro, Miss Rwanda 2009 Bahati Grace n'abandi. Ubukwe bwa Meddy bwari buryoshye pe. Urukundo rwa Meddy na Mimi rwatangiye kuvugwa mu itangazamakuru mu mwaka w'2017. Mu kwezi kwa munane mu mwaka w'2018 Mimi kwihangana byaranze maze asukanza amarangamutima ye. Icyo gihe yifurije umukunzi w'isabukuru nziza y'amavuko. Kuri uwo munsi ashyira ifoto ari kumwe n'umukunzi we kuri Instagram, ayiherekeza n'amagambo y'Ikinyarwanda amubwira ati mutima wanjye ndagukunda. Ubwo yabwiraga nde? Ni Meddy. Arangije ashyiraho utumenyetso tw'umutima. Urukundo rwakomeje kugurumana kugeza ubwo Mimi yifataga rimwe na rimwe akandikira umukunzi we Meddy, cyane cyane akoresheje imbuga nkoranyambaga nka Instagram, akabigaragariza ku nkuta ze agaragaza ko ari we mukobwa ubayeho neza ku isi kubera urukundo ahabwa na Meddy. Uwashaka kureba amafoto atandukanye ajyanye n'iyi nkuru yasimbukira kuri Instagram ya Meddy kuko niho amakuru y'ubuhanzi ndetse n'ajyanye n'ubuzima bwe yatangariza abafana n'abakunzi ba Meddy. Iyi niyo yari inkuru igezweho ku bijyanye n'uyu muhanzi mukunda. Niba wayikunze kora like, kandi niba ushaka kujya ubona inkuru nk'izi kora subscribe kuko tuzajya tuzikugezaho ku gihe. Murakoze cyane naho ubutaha, Imana ibarinde.